ni Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tuyahere mu karere ka Rusizi aho bambuka ikiraro cy'ibiti batera isengesho. Hari abaturage bo mu karere ka Rusizi babangamiwe n'umugezi uhuza utugari dutatu utariho ibiraro bambukiraho batera amasengesho bikanga ko washyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni umugezi wa Gitinda uhuza utugari twa Kamatita, Kagara na Burunga two mu murenge wa Gihundwe ho ni mu karere ka Rusizi. Abaturage baganirije ikinyamakuru Umuseke bagaragaje impungenge bateye n'iki kibazo kimaze igihe kirekire. Nizeyimana Evariste yavuze ko batewe impungenge nuko nta biraro bashyirwa ku mugezi banyuraho buri munsi. Ati iyi nzira ni nyabagendwa, hanyura abanyeshuri abajya mu mujyi. Ikiraro kiriho ibiti bibiri kidutera impungenge, byibura bakwiye gushyiraho ibiti nka bitandatu. Mukandayisenga Everine yavuze ko batoroherwa no kwambuka kuri ibi biti bibiri. Yagize ati uretse no kuba imvura yaguye bijya bitugora kunyura kuri iki kiraro, hari n'ubwo abantu bagwamo ku bw'amahirwe imvura ikaba itaguye bakavunika gusa. Rukundo Kasiye unyura kuri uyu mugezi buri munsi yagaragaje impungenge baterwa n'uyu mugezi agira ati inzira ntayo, amazi afite hafi metero 5 wagwamo ukabura ibibazo, abantu bagwamo bagira amahirwe bakavamo. Aba baturage bavuga ko uyu ni umugezi wa Gatinda unyurwaho n'abaturage benshi bajya n'abava mu mujyi wa Rusizi, aho banyura ahari ibiti bibiri cyangwa bitatu bambukiraho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Iyakaremye Jean Pierre yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ikibazo kigiye gukurikiranwa nubwo atatangaje igihe kizakemurirwa. Umugezi wa Gitinda uhuriramo amazi aturuka mu mujyi wa Rusizi ku kibuga cy'indege cya Kamembe ndetse n'ashoka mu zindi ruhurura ziwegereye. Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho. Reka duhere kuri ino nkuru igira iti polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi umugabo wo mu karere ka Kamonyi ukekwaho kwica uwari umugore we afatiwe mu karere ka Nyagatare. Ni nyuma y'inkuru igihe yabagejejeho ku itariki ya 24 Ugushyingo uyu mwaka yavugaga ko mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Gihara, umudugudu wa Rukaragata, umugore witwa Mukandayisenga Françoise w'imyaka 32 bikekwa ko yishwe n'umugabo we witwa Tuyizere nawe w'imyaka 28 amuteye icyuma wagahita acika. Amakuru yavaga mu baturanyi nabo mu muryango wabo yavugaga ko uyu muryango wabanaga mu makimbirane ari nabyo byaje kuvamo urupfu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kuri uyu wa 28 Ugushyingo 2024 ukekwaho kwica Mukandayisenga Alphonsine mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Gihara, umudugudu wa Rukaragata, yataye muri yombi ageze mu karere ka Nyagatare. Ati bigaragara ko yashakaga gutorokera mu gihugu cy'abaturanyi. Ati kugeza ubu Tuyizere yamaze kugarurwa mu ntara y'Amajyepfo, akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gacurabwenge ni mu karere ka Kamonyi kugira ngo ashyikirizwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Nyakwigendera Mukandayisenga Françoise yashyinguwe ku itariki ya 25 Ugushyingo 2024. Twese tugire tuti uyu mama wishwe mu by'ukuri agire cyangwa se abone ubutabera muri ye. Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho. Tujye gukomereza mu karere ka Musanze aho hari uwarokotse jenoside utotezwa yatakira ubuyobozi bukamucecekesha. Umubyeyi witwa Niyonsaba Agnes utuye mu murenge wa Nkotsi, akagari ka Bikara n'umudugudu wa Kinkware, agaragaza ko ahangayikishijwe n'umutekano we muri iyi minsi nyuma yo kumara imyaka igera kuri 3 atotezwa n'abaturanyi be bamutera amabuye iwe, ari nako bamubwira amagambo yuzuye ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo Umuseke wamenyaga iki kibazo wasuye uyu mubyeyi, gusa akibona itangazamakuru agira ubwoba, avuga ko abayobozi bamubujije kuganira n'itangazamakuru ngo kuko hashobora guteza ibibazo. Yaje gufata telefoni ahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bikara kugira ngo amusabe uruhushya rwo kuvugana n'itangazamakuru. Uwo gitifu yamusabye kwitaza umunyamakuru, maze mu ijwi rye amubaza ati abo banyamakuru baracyahari? Niyonsaba yamusubije ko atabegereye, maze gitifu aramubwira ati babwire ko utameze neza, unananiwe kubera
ibibazo wiriwemo ubabwire bazagaruke ubutaha, natwe mu kanya turaza kugusura na Cayimani. Gusa uyu mubyeyi avuga ko atotezwa bikomeye n'abaturanyi be bamubwira ko kuba ari umututsi ntacyo bivuze n'izindi mvugo zimusesereza. Mu gusobanura uko ibibazo bye byatangiye, agaragaza ko bamwe mu bayobozi bagiye babyirengagiza ndetse yarega ntabone ubutabera. Yabivuze muri aya magambo agira ati: ihohoterwa natangiye kurikorerwa guhera muri 2021 bantera mu rugo n'ibishanguruzo, imihoro n'amabuye. Iri tsinda ry'abantu bake bisa nk'aho byasembuwe n'inkoko twari dufite, zasimbukaga urugo zikadutoroka zikajya kubonera, ubundi bakaza bantuka ngo nkawe w'umututsi uba uvuga iki? Icyakuzanye hano uzakibona. Bakomeza ngo ubundi iyo wirebye ubona uri umututsi nk'abandi cyangwa uri umutwa, ngo wakabaye uri umututsi wakabaye mu nzu y'amakaro nk'abandi bose, kuko abatutsi barafashwa biba birebire, ariko ndaceceka. Akomeza avuga ko yagiye kuregera ubuyobozi nyuma y'uko abonye ko harimo ingengabitekerezo jenoside ikabije, ariko asa nk'aho ikibazo cye bagitwaye gake bakirengagiza barituriza. Nyuma ngo abamusagariye bakamutuka amagambo yuzuyemo amacakubiri, bamusabye imbabazi banakora inyandiko ibitse. Uyu mubyeyi avuga ko nyuma y'imbabazi n'ubundi bongeye kumutangira ku manywa y'ihangu, ari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nabwo baramutuka bamubwira ko icyamuzanye azakibona. Ubwo yabonaga bimaze gufata indi ntera, yahisemo kuregera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, gusa ngo ntabwo ntiyaje kubona ubutabera. Yagize ati: namaze kubaha imbabazi kugira ngo birangire, ariko nyuma baje kuntangira ku manywa y'ihangu bavuye mu ishyirahamwe, nabwo barantuka bambwira ngo harya ngo uri umututsi, ngo Imana yakutuzanyemo kuko yavuye he? Nahise njya kubarega kuri RIB, bakajya bampa igihe cyo kugaruka bansiragiza, kuko nari mfite inda ndwaye yenda kuvamo, njya kwa muganga ivamo, ngaruka igihe bampaye cyararangiye ndabireka, kuko n'ubundi nabonaga babigenza gake. Nubwo byagarukiye muri RIB, ngo umwe mu bo yaregaga wanasengaga ngo yaramwegereye amusaba imbabazi, amubwira ko atazongera kwifatanya n'abamuhiga, gusa nganamugira inama yo kwirinda, ngo kuko hari amafaranga 400 batanze ngo nazajya ajya kurega bipfa ubusa. Niyonsaba akomeza avuga ko ihohoterwa akorerwa ritigeze rihagarara, ngo kugeza ubwo yari asigaye ajya kuvoma amazi yahurirayo na bamwe bamutoteza ntibatinye kuyamumenaho, ngo bakamubwira ko bamufite mu kiganza ntazajya kurega. Ibibazo bye byakomeje kuba birebire, ngo kugeza ubwo bamwe baje gutabwa muri yombi, ariko nyuma barafungurwa. Nabwo ku munsi bafungurweho, abo mu miryango yabo bakoresheje igitaramo cyo kubakira, nabwo birangira havuyemo abandi batera kwa Guinness bitwaje amabuye, batiriwe bamutuka ngo abo yafungishije baragarutse, aramwaye n'andi magambo amukomeretsa. Bamwe mu baturanyi b'uyu mubyeyi nabo bemeza ko ahohoterwa bishingiye ku ivangura, bamuhora icyo ari cyo, bavuga ko bamaganye ingengabitekerezo ya jenoside, bagasaba ubuyobozi gukurikirana ikibazo cye, ndetse ngo n'ubutabera bukagira ubushishozi, ngo hari abamuhohotera bagafungurwa bakarushaho ibikorwa byo kumutoteza. Kamugisha Rura yagize ati: ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside kirahari. Uyu mubyeyi ibyo avuga nibyo, hari itsinda rimutera iwe bakamutuka, bakamucyurira ngo igihe cyo kwibuka iyo kigeze barateranya amafaranga ngo abone ibyo arya, bakamutera amabuye ku manywa y'ihangu, ngo ni umututsi bamutoteza. Umuyobozi w'akagari witwa Kwihangana Protogene agatanga raporo ngo yarananiranye ntagere aho ikibazo kiri, kubera nyamara atotezwa ku manywa y'ihangu. Ibi birababaje mu by'ukuri. Ni amakuru ya Imena Official. Tuve kuri ino nkuru
tujye kuri iyi nkuru igira iti mu gihugu cya Uganda, aho hari inkuru igira iti abantu 18 bakekwaho ko abarwanyi ba M23 bafatiwe mu gihugu cya Uganda. Guverinoma ya Uganda yataye muri yombi abantu 18 bakekwaho ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ibohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byabaye ku wa kabiri tariki ya 23 Ugushyingo 2024 mu mukwabu udasanzwe wa polisi ya Uganda bashyikirizwa guverineri w'ingabo muri Turi ndetse na Bunia. Amakuru avuga ko aba biganjemo urubyiruko bivuga ko batoranywaga ku kuba abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Jugu hafi y'inkambi y'abahungiye abantu. Bivuga ko bashyirwaga mu mutwe wa M23 n'uwitwa Ngabo. Aba bafashwe bivuga ko bari bagiye kurwanira umutwe wa M23 bambuka umupaka baciye Mahagi, Alego ndetse na Paida. Ikinyamakuru Actualité kivuga ko komiseri wa polisi ushinzwe diviziyo mu ntara ya Ituri, Ngoyi Sengerwa, avuga ko bacaga ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Twaberetse kandi rwose tubashyikiriza ubutabera bwa gisirikare. Igisirikare cya Kongo gikomeje guhangana n'umutwe wa M23 ukomeje kwatsa igitutu kuri leta usaba ko bahagarika akarengane gakorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mena official kabisa, turacyari mu makuru agezweho. Ni no kuri iyi nkuru dusorejeho amakuru twari twabateguriye, twizera ko yabanogeye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.